kumva no kumvira birakiza. Kumva k'ukuri ni ukumvira ijwi rya Mwuka Wera rikwereka igikwiriye ukwiye gukora. Kumvira icyo Imana ikwifuzaho ukabona ubugingo buhoraho. Muvandimwe mwene data, ndagushuje mu izina rya Yesu. Uwiteka duhana umugisha, kadushimire Imana yongeye kwemera ko twigana igitabo cyitwa gutinyuka gusaba ibirenze. Rero ubushize nk'uko twabibonye, twabonye umugabo watinyutse gusaba ibirenze, atinyuka kujya imbere y'umwami ku gikorwa cyabaga ingarukamwaka, igihe umwami yarivugiye neza ko ibyo bazajya basaba byose bazajya babihabwa. Nuko haza kuboneka umugabo watinyutse gusaba ibirenze mu gihe abandi basabaga ibintu biciriritse, ndetse ibyo bintu bashobora no kubikura ahandi ndetse kubibona no mu bundi buryo. Ariko uyu mugabo we yasabye ngo ikintu, umwami yavuze amagambo, aravuga ati uyu muntu niwe wenyine ungaragarije ko ndi umwami, uyu niwe wenyine utumishije niyumvamo ko ndi umwami, kuko ansabye ikintu njyewe akaba ari njye njyenyine ushobora kumusubiza icyo cyifuzo cye. Rero twabashe kubona nanone iby'umusemuzi wari uhari icyo gihe wageragezaga kumukumira, ariko tubona rwose iby'uyu mugabo ko atigeze arekera gukomeza gusaba, nk'uko yari ari gusaba ingoro z'ibwami, ari gusaba ngo amazu y'ibwami, asaba ko yazatumira n'inshuti ze, kandi hakazaba harimbishijwe bakanamugenera n'ibyo kurya. Ibyo rero byari ibintu bitangaje cyane ku muntu utarasobanukiwe neza n'amagambo umwami yavuze. Kandi icyo tubona ahangaha ni uko uyu mugabo yari asobanukiwe neza ibyo umwami abasha gukora, yari asobanukiwe neza uyu mwami, yari asobanukiwe neza n'amagambo umwami yivugiye, nuko atinyuka gusaba ibirenze. Rero ntabwo yaciwe intege n'uyu musemuzi, ahubwo yarakomeje arasaba kugeza aho umwami yumvishe guharirana kwabo. Nuko arabaza ati ese byagenze bite ko muharirana? Rero kuntu byaje kurangira tubonye ko uyu mugabo yasubijwe icyifuzo cye, kuko umwami yaramunezerewe cyane. Byari bibabaje cyane ukuntu abandi bazaga gusaba ibintu biciriritse maze ntibajye imbere y'umwami ngo bamusabe icyifuzo gikomeye cyane, ngo batinye gusaba ibirenze nk'uyu mugabo. Natwe rero twabonye iyi cyigisho, dusoma isomo ryo muri Efeso 3:20 rivuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Kuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twe dusaba. Dufite data wa twese wo mu ijuru, abasha gukora ibiruta cyane, nta kimunanira. Ariko nawe hari amagambo yivugiye abana b'Imana agomba kwishingikirizaho. Ntago yigeze ivuga ngo dusabe ibintu biciriritse, kuko yavuze ngo ibyo byose muzabyongererwa. Ariko biratangaje cyane ko natwe twirukanka kuri ibyo byose Imana yavuze, nuko ibyo yasezeranye kuzaduha ntitubisingire. Rero Imana irifuza ko natwe duhindura imyitwarire, ahubwo tukamera nk'uyu mugabo watinyutse gusaba ibirenze, tukishingiza ku magambo Imana yavuze, tukifuza gusobanukirwa n'uyu mwami ubushobozi bwe, ndetse tukifuza gusobanukirwa neza n'uyu mwami ko nta kimunanira. Rero icyisho cyari cyiza cyane. Uyu munsi rero niho turarebera hamwe icyigisho kivuga ngo isanzure si umupaka. Mbere yuko twiga iki cyigisho, reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Turagushimiye Data mwiza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye urukundo dukunda n'imbabazi uhora utugaragariza. Tuje imbere yawe kugira ngo tubarire ibyaha byacu, turifuza guhindurwa nawe, turifuza kwezwa nawe. Turakuraritse ngo uzubane natwe muri iki cyigisho, kandi buri mwana wese uzacyumva umugambi wawe w'iki cyigisho, w'ibi byigisho uzabashe kugerwaho. Reka Mwuka Wera azabane natwe, atuyobore, kandi ibyo wifuza kumvikanisha bibe nk'uko ushaka. Nibyo dusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko n'inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Ayo ni amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 55:8 kugeza kwa 9. Icyigisho turi kwiga uyu munsi kiravuga ngo isanzure si umupaka. Ese ni gute twakongera ubushobozi bwacu bwo kwizera? Umwigisha yatubwiye uburyo yakundaga gusohoka hanze akitegereza iby'inyenyeri, agasohoka hanze we n'ababyara be ngo bakabyitegereza, ngo bikabatangaza cyane. Icyo gihe ngo ntabwo yabasha kujya gusinzira,
kandi ngo batangazwaga n'ukuntu ikirere ari kinini cyane ku buryo amaso y'umuntu adashobora kukireba ngo agiheze. Ibi rero ntabwo ariwe byatangaza gusa, natwe biradutangaza ndetse tukumirwa. Nawe uzagerageze ubitekerezeho, witegereze ikirere, ubashe kubona imirimo y'intoki z'Imana. Erega mu by'ukuri ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana kandi ikirere kikerekana imirimo y'intoki zayo. Nk'uko twasomye aya magambo avuga ngo nk'uko ijuru risumba isi niko n'inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Ese ujya ufata umwanya ukareba ukuntu ijuru riri kure cyane hejuru y'isi? Mbese ujya ufata umwanya cyangwa se wigeze uhagarara maze ngo ubitekerezeho? Ubundi twagombaga kwigira ku byaremwe, ariko kubera ukuntu isi igenda ihuza abantu ntabwo babasha kubitekerezaho, ntabwo bajya babihereza umwanya. Ese wowe ujya ubitekerezaho? Hari ibipimo byinshi bijya bikoreshwa nk'ibipimo bya Richter, abashakashatsi bagashakashaka bikaba ibintu by'ibitangaza cyane, bakabona ibintu by'ibitangaza cyane, bakabara ikirere, bagakoresha ibishoboka byose. Ariko nta muntu n'umwe urusha abandi imibare, nubwo yaba ameze gute, ntabasha kwegera ubushobozi bwo gupima ukwaguka kw'ikirere cy'Imana. Kandi icyo kirere nk'uko tubizi, icyo kirere ukigereranyije n'urukundo rwayo, ntabwo wakigereranya n'urukundo rw'Imana kuko rwo ntibasha kugerwa. Nk'abo bajya baririmba ngo urukundo rw'Imana rusagutse ikirere, rusumba ukwezi, rusumba inyenyeri, nta n'uwabasha narwo kurupima. Byamitswe rero biratubwira biti abanyabwenge bakomeye kurusha abandi bose ku isi ntibashobora gusobanukirwa Imana iyo ariyo. Abantu bashobora gushakashaka bakiga cyane, nyamara bakaba bagifite byinshi batariga bitagira iherezo. Nk'uko bigaragara, nk'uko tubizi, nuko tuzakomeza n'ubundi kwigira ku birenge bya Yesu Kristo. Uko bizagenda gute abanyabwenge bagakora ubushakashatsi bumeze gute, nta muntu uzabasha gusobanukirwa ngo yumve ageze ku ntego yifuza. Reka twirebere iby'umugaragu Aburahamu, uburyo Imana yamubwiye agitangira urugendo rwo kwizera rwe, kuko icyo gihe ntiyari azi iyo ajya. Ntabwo yari atangiye kwibaza ati nzajya he, ese nzigera mbyara umwana? Ariko Imana yamusohoje, yaramubwiye iti sohoka hanze witegereze. Yaramubwiye iti va mu ihema cyane nijoro. Yaramubwiye ati ese ushobora kubara inyenyeri? Yaramubwiye iti rara murebe hejuru. Bandi mwene data, mu gihe twiga ibyigisho by'aba batubanjirije, tujye dutekereza natwe tujye twitekerezaho. Aya magambo Aburahamu yaramubwiwe ngo rara murebe hejuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati urubyaro rwawe niko ruzaba rungana. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 15:5 urahasanga amagambo. Ese muvandimwe, wowe wawe ukiri kureba hasi? Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira iti rara murebe hejuru. Iki gihe rero Imana igiye ibwira abana bayo ngo murarame murebe hejuru. Abantu b'iki gihe bashobora gushidikanya, nk'ubu Aburahamu yashoboraga kuzunguza umutwe akumirwa cyane, yarangiza agatangara nk'uko bikorwa uyu munsi. Nyamara Bibiliya itubwira ko usibye no kumenya umubare w'inyenyeri, Imana izihamagara mu mazina yazo. Ntabwo bitangaje. Aya magambo ushobora kuyasoma muri Zaburi 147:4. Uyu mugaragu rero Aburahamu, nubwo atarashoboye gusobanukirwa neza n'iri sezerano ry'Imana, nk'uko natwe uyu munsi hari amasezerano twitegereza ntitubashe kuyasobanukirwa. Amasezerano y'Imana arakomeye cyane pe. Ariko ahantu dutandukanira n'uyu mugaragu Aburahamu, nuko Aburahamu we nubwo atarashoboye kuyasobanukirwa, yizeye ijambo ryayo. Amen. Ese wowe wizera ijambo ryayo? Reka mbabwire ibyavuye muri uko kwizera. Nuko byatumye uyu umuntu wari umeze nk'intumbi, akomokaho n'abangana inyenyeri zo ku ijuru
kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Ayo magambo yabona mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 12. Rero biratangaje cyane, isezerano ry'Imana, Imana iyo yasezeranye irasohoza, ntabwo Imana ibeshya. Igitangaje rero cyantangaje cyane kikanira kwibaza namwe ngira ngo mwibaze, biratangaje cyane n'uyu munsi iryo sezerano Imana yahaye Aburahamu n'uyu munsi riracyasohora. Kubera iki? Kubera Aburahamu yizeye iryo sezerano, yizeye iryo jambo nubwo rwose bitasobanukaga cyane kumva ndetse no gusobanukirwa neza iryo sezerano. Izo nyenyeri zose ureba, izo ngizo ni urubyaro rwawe, niko ruzarungana. Iyo rero dutangiye gusobanukirwa n'Imana, uburyo iyo dutangiye gusobanukirwa n'uburyo Imana dukorera ikomeye, dushobora gusubiramo amagambo Dawidi yivugiye nawe. Iyo usomye muri Zaburi 8 umurongo wa 3 n'uwa 4, iyo yaravuze ati iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, ukwezi n'inyenyeri, ibyo waremye, umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Ese umwana w'umuntu ni iki? Imana yacu irakomeye cyane, Imana yacu irakomeye bavandimwe bene data. Imana yacu ntabwo itwibuka gusa, ahubwo yaranaturemye, iradutuma. Imana yatugiriye icyizere, irifuza ko dufatana nayo mu murimo wayo, mu muhamagaro ukomeye. Rero dukwiriye kuba abafatanya nayo. Ese si bitangaje kubona Imana ikomeye gutyo yifuza gufatanya natwe? Ni ibintu bitangaje cyane rwose. Ubushize no muri iki gihe cy'isi, abantu bashobora guhamagarwa n'umutegetsi ukomeye cyane, bakavuga ati ese ko ngewe meze gutya, nshiriritse gutya, ni gute uyu muntu yangirira icyizere ko dufatanya mu murimo we? Ariko Imana yo ikomeye cyane kurenza abantu bose, irifuza ngo ko tujya mu murimo, irifuza ko dufatanya nayo, irifuza ko tuba umucyo ku banyamahanga, irifuza ko duhumura impumyi, irifuza ko tubohora abari mu mwijima. Ariko abantu b'Imana ibyo ngibyo bakakwiye kubibonamo nk'urukundo rw'Imana. Imana yacu iratangaje cyane. Ibyo rero dukwiriye kugira kwizera, tukareba hejuru, kure, hirya y'ubushobozi bwacu, kuko ibyo ngibyo ntabwo ubwacu twabyishoboza, ahubwo tukwiye kureba hirya, hejuru y'ubushobozi bwacu, maze tugasigira ubutunzi bwe butagira akagero. Kubera ko tubwirwa yuko nta kinanira Imana. Isomye muri Yeremiya 32 umurongo wa 17, ibyahumetse byose biratubwira biti itegeko ry'Imana ririmo imbaraga itagira umupaka. Kwibaza aya magambo kutagira umupaka, kuvuga tutagira umupaka, ese usobanukiwe neza icyo aya magambo avuze? Ku Mana ikirere ntigishobora kuba umupaka, ikirere si umupaka. Aya magambo muyazirikane, nta mipaka ihari. Ahubwo ikintu kibabaje cyane nuko ukwizera kwacu niko gushobora kugira umupaka. Ni ukuvuga ngo dufite kwizera guke cyane. Icyisho cyacu nk'uko twatangiye kiravuga ngo isanzure si umupaka. Ubu rero tubashe kumenya ko dufite kwizera guke cyane. Ibintu bibabaje cyane nuko Uwera wa Isiraheli tumushyiraho imipaka. Dukwiye rero gushimira Imana yuko yicisha bugufi, irifuza ko tugira umwete. Buri kintu cyose dusabanye umwete kandi twizeye, Imana avuga ngo dusabe tuzahabwa. Kandi Imana rwose ibyo bintu tusabye dushobora kubihabwa mu buryo bunyuranyije nubwo twe twari tubyitezemo. Nkuko abantu bijya biba, abantu benshi iki kintu ntabwo bagisobanukirwa. Imana ishobora kuguhereza ikintu mu buryo utari ubyitezemo, ariko ukabihabwa. Ushobora no kubihabwa mu buryo utabishakagamo, ariko bikazira mu gihe tubikeneye cyane. Rero Imana yacu irakomeye, izi ibyiza nzabagirira si bibi,
ahubwo ni byiza. Rero dukeneye gusobanukirwa neza. Iyo haba rero twari dusobanukiwe n'uburyo Imana yacu ikomeye, twabasha kugira kwizera kwinshi birushijeho igihe dusenga. Ntabwo twaba abanyamasengesho bishyiriyeho umupaka, oya, ngo dushyireho Imana yacu umupaka. Reka mbabwire, reka turebere hamwe iby'umuntu witwaga Gordon Lappin. Ibidashoboka bihinduka ibishoboka. Uyu Gordon Lappin yari umwisilamu ubishikamyemo mu gihugu cya Malawi mu mugabane wa Afurika, ariko uyu Gordon Lappin yaje ngo kurwara, maze igihe yari amaze kurwara, amaze igihe kinini yoherezwa imuhira, abwirwa gutegereza kuzapfa. Nuko aza kugira rero inzozi, yaje kugira inzozi mu buryo butatu, kandi buri nzozi yabonaga ngo Yesu, kandi akabwirwa mu buryo busobanutse aya magambo ngo niba ushaka gukiza indwara hinduka umukristo. Niyo magambo yumvaga ngo mu nzozi. Nuko rero yatangiye kwiga Bibiliya, atangira kandi gushishikara mu byo kwiga Bibiliya. Rero bidatinze ngo yaje kuba umukristo w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ariko amagambo meza cyane. Ubu ngubu uyu Gordon Lappin ntabwo yakijije indwara gusa, yaje gukizwa indwara, ariko ubutumwa bwiza bwahinduye n'imibereho ye. Nk'uko Imana ntabwo ikiza umubiri gusa, nk'uko twagiye tubibona muri Bibiliya, Imana yagiye ikiza n'umutima. Rero yatangiye ngo kubwizanya umwete, atangiye kubwizanya umwete bya Kristo, ndetse aho yajyaga hose abantu benshi ngo bahindukiriye Imana. Rero uyu murimo, nubwo mushobora kumva wari woroshye, ngo uyu murimo wari ukomeye, kuko ngo abahoze ari inshuti ze cyangwa se imiryango ye, kurumva yahise ahindura imyizerere ye, ngo bagerageje inshuro nyinshi kumwica. Rero ngo iki gihe Gordon Lappin yari afite umurimo yari asanzwe akora, ngo yari umwarimu w'isomo ry'ibinyabuzima, maze atangira gukora, ni ukuvuga ngo yaretse umurimo yakoraga, yigira mu murimo w'ubuhinzi. Ibyo muratekereza yarabikoreye iki? Ngo yari ashaka kugira ngo igihe, yari ashaka kubona ngo igihe kinini cyo kubwiriza. Si ni bangahe bashobora gukora ibyo bintu? Ariko Imana yacu ni nziza pe. Uyu muntu yahise agira inyota, abasha kumenya ijambo ry'Imana, yifuza ko n'abandi barimenya. Gordon Lappin aratangaje cyane, ntago yigeze yumva akwiriye guhihererana ubutumwa, ahubwo yabashije kubona ko hari ibyo akwiriye kurekura kugira ngo ajye mu murimo w'Imana. Rero tubwirwa neza ko yaretse ubu bwarimu yarasanzwe akora, yigira mu murimo w'ubuhinzi. Tugarutse rero muri Malawi, ngo hari yaratangiye kubwiriza ubutumwa nk'umukorerabushake, kandi ngo yabashije kugarurira Kristo abantu babarirwa nibura mu 8,000, kandi muri abo 8,000 50% bari abasilamu. Ni ukuvuga ngo Gordon Lappin Imana yaramugendere, ihindura umutima we, nuko nawe yumva yashyira abavandimwe be baba bari kumwe. Ese n'ibyari wowe ujya ugira rino shyaka, abo mwabanaga, abo mwakoranaga, umuryango wawe, n'ibyari ni bangahe Imana yagukoresheje kugira ngo ko Imana yatugiriye icyizere ikifuza ko dukorana nayo mu murimo? Ese we ni kangahe wigeze uvuga ngo mwami ntumwe? Rero mu yindi mirimo nawe yagiye abona imigisha myinshi. Benshi batekereza ko bidashoboka ko muri ako gace hakorerwa ivugabutumwa, kuko hari hazwiho abakristo 80 gusa b'abadventiste. Ni ukuvuga ngo hari abakristo 80 gusa b'abadventiste, kandi bakaba hari hashize igihe kinini ngo nta mubatizo uhabera. Rero mu muhati mwinshi y'u Gordon Lappin, kuko yari amaze guhindurirwa umutima, kuko yari amaze kuryoherwa n'ibyanditswe byera, kuko yari atangiye kurekura byinshi kugira ngo abandi nabo bakizwe. Rero ibi byose ntabwo yabyishoboje, ahubwo ngo yatangiye gusenga, kandi ntabwo yasengaga gusa, ahubwo yarasengaga ngo akanakora. Ibi ni ibintu byarangaga Gordon Lappin, yarasengaga akanakora.
nuko amaze ngo nk'ibyumweru 5 abwiriza, yaje kugira abantu hafi 5,000. Icyo gihe barabatijwe amaze nk'ibyumweru 5 abwiriza. Noneho ngo mu gihe kitageze amezi 5 ibitangaza no kugenda byisimburanya byatangiye kwa byinshi ngo kandi muri iyo myaka 27 Gordon Lapin yazanye abantu benshi kuri Kristo. Urumva ko atari n'umuntu wari mukuru cyane. Reka turebe amagambo Ellen G. White yanditse mu gitabo cy'umurimo wa Gikristo. Umwami Yesu aravuga ngo umwami Yesu ni imbaraga zacu muri byose. Umwuka we niwe ukwiye kuduhumekamo, kandi igihe twishyize mu biganza bye kugira ngo tube imiyoboro y'umucyo, ubushobozi bwacu bwo gukora ibyiza ntibuzigera bushira. Mu gihe twishyize mu biganza bya Yesu, ubushobozi ngo ntabwo buzigera bushira, ngo dushobora kwegera ukuzura kwe, maze tugahabwa ubuntu butagira umupaka. Ngiyo twiyeguriye Imana tutizigamye maze mu murimo wacu tugakurikiza amabwiriza iduha. Aya magambo nazirikane cyane. Iyo twiyeguriye Imana tutizigamye, ni ukuvuga ngo tukayiyegurira impagarike yacu yose, nuko ngo mu murimo wayo tugakurikiza amabwiriza iduha. Ntabwo ari ukugenda nk'uko ushaka, ahubwo ni uko Imana ishaka. Iyo rero ibyo bintu byose bibaye, ngo yo ubwayo yiyemeza ko gusohozwa k'umurimo ariyo ubwayo bireba. Rero mbega isezerano rizamura kwizera, kumenya ko iyo tugendeye mu bushake bw'Imana, iyo twemeye kugendwa nayo, iyo twemeye kugira ngo tugende nk'uko ishaka, tuba dushobora kugera ku bubiko budashira, ububiko butagira umupaka. Tuba dushobora kugera hahandi twavugaga hatagira umupaka. Ariko si ibyo gusa, ubwe azishyiraho inshingano zo kurangizwa k'umurimo. Nta wundi atuma ngo amukorere. Mbese aha turabona impano twahawe kugira ngo umurimo w'Imana urangire muri iki gihe. Uyu Gordon ubuhamya bwe burakomeye cyane. Ni ubuhamya budafite umupaka. Nta Gordon uyu nguyu yishyiriye umupaka. Oya, nk'uko wenda bamwe bashaka kubivuga ati uyu muntu wenda akorwa muri Afurika, ngo ariko Gordon yakoreye umurimo ahantu ngo hari hakomeye cyane. Ngo yakoreye umurimo ahantu hari hakomeye cyane pe. Kandi ikintu cyaranga Gordon, nubwo mwabonye bari abantu ari benshi gute, ngo ntago yari ashaka ko abantu, ngo ntago yasunikiraga abantu muri Yorodani nk'uko wenda bamwe bashaka kuba baragenze bakaba barakigusasaba Imana imbabazi bishyira wenda umubare w'abantu benshi. Aho uyu Gordon ngo ntago yasunikiraga abantu bisha muri Yorodani, ahubwo yabatizaga cyangwa se yemeraga kubatizwa abamaze gushinga imizi mu kuri, kuko ashaka yuko guhindukiza Imana kw'abo bantu kutazarama igihe gito, ahubwo abantu bashimikiriye imizi nibo bonyine yahezaga amahirwe yo kubatizwa cyangwa se kujya muri Yorodani. Nk'uko tubizi, abantu benshi bazi ko wenda kujya muri Ark ku byago bwa kabiri ntago ari ukuvuga ngo nuko wakoze cya kimenyetso cyo kujya mu mazi. Ibi ngibi si byo byari bishishikariza Gordon kugira ngo abone umubare wenda w'ababatizwa, ahubwo ngo yarashaka abantu babanza kugira imizi, bakabanza Imana igahindura imitima yabo. Rero uyu Gordon nicyo kintu cyamurangaga. Dukurikije rero urugero rwe, ikintu mu gitega amatwi, dukurikije urugero rwa Gordon, ibanga ryo kugera ku ntego rye yari ryoroshye cyane. Ngo uyu Gordon yigaga Bibiliya kandi akiriza ubusa no gusenga. Ni bangahe bafite iyi ntego muri iki gihe? Ngo ibihe byinshi ngo yabyukaga kare mbere y'uko bucya agasenga, kandi rimwe na rimwe ngo mu munsi umwe yamaraga amasaha agera muri 7 asenga. Ibi ngibi ntabwo abantu bose babyumva, kuko byibura hari amagambo nasomye mu ntambwe zigeze umuntu ku bubyutse ati niba udafite n'ubushake bisengere.
ushobora kuba nta n'iminota 30 umara, ushobora kuba nta n'iminota 20 umara, ariko reba uyu muntu witwaga Gordon ni umuntu nkatwe ngo yagiraga amasaha 7 ku munsi agasenga Imana. Rero aya magambo nasomye mu ntanga zigeze umuntu kubyutse yaravugaga ngo niba wumva nta bushake jya imbere y'Imana usenge ubwire Imana ati Mana nk'ubushake bwo kujya kwiga ibyanditswe byera, ngeramo nka wenda nkasinzira, ngeramo nkumva ntabwo bindyoheye mu bushake kandi umpe kurekura. Uyu Gordon twabonye ko yatangiye kurekura ibyamubuzaga kugirana umubano n'Imana, nuko atangira kurekura. Nuko uyu Gordon atangira kugira ibihe byiza byo gusenga, nta mwanya wigiraga umupfira ubusa mu gitondo. Ariko niba waranabigerageje bikakunanira, bisengere, genda imbere y'Imana uyibwire uti Imana ndema mu bushake, mpa kwiga ijambo ryawe, uyirarike izibane nawe, ikuremo mu bushake, ikwigishe gusenga, iguhe imbaraga. None se uzaba upfobya abantu biriza ubusa, kuzaba ubitesha agaciro kandi kuko byakunaniye, aho kugira ngo ujye imbere y'Imana ubwire iti Imana nshoboza nanjye. Tekereza rero kuri izi gahunda za Gordon rwose yari afite gahunda nziza cyane. Rero nubwo hashobora kuba hari ibinyamakuru byinshi, nubwo hakoreshwa itangazamakuru, nubwo hakorwa ivugabutumwa mu buryo butandukanye, ubu ngubu burahari bwinshi, nubwo bimeze bityo turacyananirwa gukora ibyo umuntu umwe abasha gukora akoresheje isengesho. Biratangaje cyane. Abantu bazagenda gukora, yego ni byiza, ariko ikintu cyitwa isengesho no kugira kwizera nk'uko umwana muto no kwizera ijambo Imana yivugiye nicyo dukeneye muri iki gihe. Ibyo bitabo bikoreshwa byo guhugura abantu ndetse n'ubundi buryo bwiza, turamutse tubifite ni byiza kubikoresha, ariko mu gihe bidaherekejwe n'isengesho ntago twabyiringiramo intsinzi. Rero amategeko y'ubwami bwa Kristo aroroshye kandi magufi, nyamara arashyitse ku buryo umuntu atagira icyo yongeraho ko bizatera urujijo. Natwe uko tuzarushaho koroshya imigambi yacu cyangwa se n'uburyo dukoramo umurimo w'Imana, niko tuzarushaho kugera kuri byinshi. Rero igishishikariza Imana si uko twaba twarize cyane ngo wenda tube twarize kugenda kubwiriza cyangwa se gukora umurimo, ahubwo Imana ishaka kuba umuyobozi w'abagabo n'abagore iki gihe. Igihe izaba imaze kwigarurira imitima, icyo gihe igihe umutima wawe n'uwanjye uzaba umaze kwigarurirwa n'Imana, twumva twagira igihe nayo, twumva twishimiye igihe nayo, ikirere ntabwo kizabasha kongera kuba umupaka w'ibyo izakoresha imibereho y'umuntu umwe wayiyeguriye burundu. Uyu Gordon ntabwo byasabye ko hahagurwa itorero ryose, oya, aho uyu Gordon Imana yabashe kumukoresha, ba bantu bose twarebye, abantu 8,000 bagarukira Kristo. Nta mipaka rero, ahubwo dukwiye kujya imbere y'Imana, inarijye yose tukayishyira hasi, tukicisha bugufi, tugasaba Umwuka Wera. Ibyo byose tuzabibona imbere y'Imana dusenga, nta muntu wihereza guca bugufi, ahubwo tujya imbere y'Imana, Imana ikaduha guca bugufi, ikaduha Umwuka Wera, akadukoresha umurimo we, akadukoresha. Kandi ibyo bintu Imana izabikoresha ku muntu wayiyeguriye burundu. Ntabwo ishaka ko uzaza hutihuti ngo uhabwe izo mbaraga, oya. Birashoboka twese tutahamagarwa kuba abigisha, ntabwo twese twaba ababwiriza butumwa, twese twarahamagawe kugira ngo tujye tumesha abantu ubutumwa bwiza. Imana yitegereje abantu ko basobanukirwa n'ubukene bw'ibyamwuka abantu bafite, abantu natwe tukisobanukirwa n'ubukene dufite, tukajya imbere y'Imana. Imana izakora ibyo yakoze ku munsi wa Pentekote, kandi Imana irifuza kubikora ubu ngubu, natwe irifuza ko yabidukorera. Biratubwiye ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Waboneka muri Mariko igice cya 10:27. Ese uriteguye? Mbese urimo urasenga? Ese izi mbaraga tuzahabwa
izi mbaraga za mwuka wera, izi mbaraga zo kwicisha bugufi inarijye yacu igacika. Ushobora kuba utizi ibinarijye, ariko mu gihe wagiye imbere y'Imana ukicisha bugufi ugasenga ukiga ijambo ryayo, Imana izaguhishurira ibibembe ufite. Mbese uriteguye? Mu by'ukuri ushishikarijwe no kwakira imbaraga ya mwuka wera izakubashisha kurangiza umurimo wayo? Rero mu gitabo cyitwa Uwifuza ibihe byose tubwirwa aya magambo akurikira: abategereza Imana bicishije bugufi bakaba amaso bashaka ubuyobozi n'ubuntu bwayo, nibo bonyine bahabwa mwuka wera. Nk'uko ari amagambo avuga ngo urugero wifuza mwuka wera nirwo uzahabwamo mwuka wera. Rero imbaraga y'Imana itegereje abayisaba kugira ngo bayihabwe, ntabwo izahabwa abantu batari kuyisaba. Imana avuga ngo musabe muzahabwa. Uyu mugisha wasezeranye kandi ugasabwa binyuze mu kwizera, uzana n'indi migisha ifitanye isano nawo, itangwa hakurikije ubutunzi bw'ubuntu bwa Kristo, kandi yiteguye kuha buri muntu wese ukurikije ubushobozi bwa buri wese bwo kuwakira. Amagambo ni meza cyane. Iri ni ryo banga ryo kwakira amavuta ya mwuka wera nk'igisubizo cy'isengesho. Mu gisubizo cy'isengesho niho dushobora guhabwa iyo mbaraga ya mwuka wera. Ntabwo izigera ihabwa abatarayisabye, ahubwo mu gisubizo cy'isengesho nibwo abantu bazasubizwamo ibyo bifuza ku mbaraga ndetse ku rugero bifuzamo umwuka wera. Atanga hakurikije imbaraga za buri wese zo kumwakira. Nanone kandi atanga hakurikije ubushobozi bwacu bwo kwizera. Niba wumva wari warishyiriho umupaka, ntabwo, kuko umwuka wera atanga hakurikije urugero rwo kwizera ufite. Niba wizeye rero, muri Mariko 9:23 handitse ngo byose bishobokera uwizeye. Hari amagambo akomeye cyane nifuza ko mwese mwakumva, amagambo akomeye cyane ngo ntidusobanukirwa Imana ikomeye dukorera kubera ko twamaze kuba abakristo b'abanyamurengwe. Ese nawe uracyari umukristo w'umunyamurengwe? Kuko wumva wihagije? Ngo twamaze kumva ko turi abakristo b'abanyamurengwe bumva bihagije, twatereye iyo ngiyo. Ntabwo tuzi ko turi abatindi, ntabwo tuzi ko dukwiye kubabarirwa, ahubwo ngo twarangije kumva ko tunyuzwe no kwiga Bibiliya kwacu kw'amajyejuru. Mbega amagambo ababaje! Kwiga Bibiliya kwacu kw'amajyejuru. Ushoboye ko utazi ko nawe ubwawe uri kwiga Bibiliya kw'amajyejuru, uri kugira ngo urangize umuhango. Abenshi barangije za Bibiliya barongera basubiramo, batangira itangiro, bajya mu Daniyeli Daisho, bariga mu buryo bw'amajyejuru. Ariko reka dusange Imana tubabarire, yongere iturememo icyifuzo, idutere inyota yo kujya imbere yayo twiga ibyanditswe byera. Ahangaha baravuga ngo kuramya kwacu kwabaye nako uko amajyejuru. Mbega amagambo ababaje cyane! Ibintu byabaye akamenyero. Gusenga kwacu kwabaye amajyejuru. Yego urasenga, ushobora no kuba usenga usaba umwuka wera, uti Mana impa mwuka wera, ariko ubikora mu buryo ese usobanukiwe neza uburyo ukenemo mwuka wera? Ese uri kumusaba wumva ko umutima wawe umusonze, cyangwa urimo urasenga mu buryo bw'amajyejuru? Twarangije rero kunyurwa n'umushyikirano w'amajyejuru tugirana n'umwami w'abami. Nayo ni amagambo ababaje. Twanyuzwe n'uwo umushyikirano w'amajyejuru tugenda. Mbese ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu Imana ireba ntekereza ko ikagira agahinda. Nk'ingaruka rero ibyo bintu tugomba kubigiraho ingaruka, kuko iyo ubirebye twumva tunyuzwe n'ibisubizo n'ubundi by'amajyejuru ndetse n'imigisha y'amajyejuru. Ibyo ntacyo bikidutwaye, twumva ibyo tubonye byose niko Imana yabishakaga. Twamaze kunyurwa n'ibintu by'amajyejuru, imigisha y'amajyejuru, kuko ntabwo twigeze dusenga mu buryo kuko twasenze mu buryo bw'amajyejuru. Nta nubwo imishyikirano yacu iri mu majyejuru. Mbese ni ibintu sinzi uburyo nabisobanuriramo amajyejuru, ariko ndagusabira muvandimwe kugira ngo usobanukirwe n'aya majyejuru ari kuvugwa aha ngaha. Ese we nta gihe usenga ukumva uri mu majyejuru gusa, ukabona urasenze rwose ariko ukumva uri mu majyejuru? Umushyikirano wawe n'Imana ukumva rwose ni imihango. Rero Imana ishaka kutwishurira, Imana ishaka kudukorera ibirenze.
nyamara ntabwo imana ishobora kubikora kubera ko turushaho kugira kwizera guke, kubera ko twishyiriyeho imipaka, twamaze kunyurwa n'ibyo bintu by'amajyejuru biri aho ngaho. Sinzi uburyo nabibasobanuramo, ariko igihe cyose itorero rizumva ko rinyuzwe n'utwo tuntu duto, cyangwa se wowe ku giti cyawe wumva unyuzwe n'utwo tuntu duto, yego nta kibazo, ubwo imana niko ibishaka, ariko ntabwo uzigera uhabwa ibintu bikomeye mu gihe unyuzwe n'utwo tuntu dutoya wimenyereje. Imana itanga ibintu bikomeye bene data. Imana ishoboye byose. Aho kunyurwa naho duhagaze mu bya mwuka, aho kugira ngo unyurwe n'uko nguko umeze ubu ngubu wumva iki cyigisho, mureke dutangire kumusaba birenze tubinyujije mu isengesho. Yego urukumva rwose nta kibazo ufite, yego rwose urukumva, ariko Mwuka Wera dukwiye kumusaba iteka, dukwiye kumva turushaho kumusaba. Ndakubwiza ukuri, igihe rwose wumva utamukeneye, mu gihe cyose wumva ngo waramusabye, igihe kimwe ukagera ugahagarika. Twabonye iby'uriya mugabo ntabwo yigeze ahagarara mu gihe uriya musemuzi yabashaga kumuhagarika, ariko kuko yari azi ko amukeneye, kuko yari azi ko icyo kintu agikeneye kandi hari umuntu ubasha kukimuha. Twebwe dukwiye kujya imbere y'Imana mu masengesho. Niba koko wumva utanakeneye Mwuka Wera, niba wumva umutima wawe utarimo wumva wahagizwa rwose, jya imbere y'Imana ubwite Imana ko abandi bafite gushaka Mwuka Wera. Mwami, nanjye wandemamo icyifuzo cyo gushaka Mwuka Wera, ngwino untunganye. Dukwiye kumusaba birenze tunyuze mu isengesho. Erega igihe tugezemo dukeneye gusukirwa imvura y'itumba. Rero mucyo dutangire kumwizera, mucyo dutangire kugira ngo duzahabwe ibirenze kubwo kwizera. Rero mu gihe ugishizeho iyo mipaka, mu gihe wumva ibyo ngibyo biguhagije, ufite ikibazo, reka dukomeze tugende imbere y'Imana itwereke ko tukiri ababembe. Rega turacyakeneye kuzuzwa Mwuka Wera. Rero mucyo dutangire kumushaka biruseho, tumushakira mu ijambo rye. Abantu nidukanguke. Ese ko Gordon yabashaga kubona amasaha 7 ku munsi, ese wowe bite kutarabona n'isaha imwe? Bite kutarabona n'amasaha 2? Kuko nitujya mu ijambo ry'Imana tukahereza umwanya, nk'uko tuzabona muri Bibiliya, ikirere ntabwo kizaba ari umupaka ku cy'Imana ari cyo cyangwa se ku cyo ishobora gukora. Mureke dukureho iyi mipaka. Icyisho cyacu cyavugaga ngo isanzure si umupaka, imipaka nicyo twahishiriyeho kubwo kwizera buke. Kubw'ibyo rero nimureke tujye imbere muri uru rugendo rukomeye. Urugendo turimo bene data rurakomeye cyane. Mu gihe wishyiriyeho imipaka, navuga ko mu gihe hakiriho imipaka ntabwo uzigera usenga isengesho. Hakiriho kwizera guke, uzahabwa utuntu duto kandi uzanyurwa natwo. Mucyo rero dutangire gutinyuka gusaba ibirenze, dukureho imipaka yose, dusaba Imana kwizera guke dufite twishiriyeho kuvanweho, kandi tujye imbere y'Imana. Ziriya ngingo 3 Gordon yakoresheje, kwiga ijambo ry'Imana, kwiyiriza ubusa no gusenga, izo aba arizo ngingo. Kandi mu gihe yahindurirwaga umutima, mu gihe yari amaze gukira, yiyemeje kugenda gukora. Reka ibyo mbasaba nanjye nisabira, reka dukureho kwizera guke dufite, ahubwo tujye imbere y'Imana itwongere kwizera, kuko isanzure si umupaka. Reka dusoreshe isengesho. Turagushimye Mana nziza, uri Imana y'urukundo pe, ntawabishidikanyaho, kuko ineza yawe ntirondoreka. Tugusabye imbabazi igihe cyose twakoresheje ukwiga Bibiliya kw'amajyejuru, ugusenga kw'amajyejuru n'umushyikirano w'amajyejuru. Rega n'ubu ngubu hari igihe habaho kumva ibyigisho mu buryo bw'amajyejuru. Ndakwinginze Mana yacu, mu gihe bigaragara ko turi mu isaha ikomeye cyane, reka utwigishe gusenga, reka utwigishe uko twakwiga ijambo ry'Imana. Igihe twataye twiga mu buryo bw'amajyejuru, reka ubu noneho
twigishwe na mwuka wawe wera kandi adusobanurire. Reka mwami Imana ugendere imitima yacu, buri wese wumvise icyigisho n'abandi bose turabasaba mwami mwiza kugira ngo ukomeze kuduha gusobanukirwa n'ibyo twifuzaho muri iki gihe, kandi udukurireho imipaka twishyiriyeho, uduhe kukwizera mu izina rya Yesu tubisabe twizeye, amen. Kumva no kumvira birakiza. Kumva k'ukuri ni ukumvira ijwi rya mwuka wera rikwereka igikwiriye ukwiye gukora, ukumvira icyo Imana ikwifuzaho ukabona ubugingo buhoraho.